What's up my people, nizere ko ibintu ari wagudu kabisa. So nyuma yuko rero mbonye yuko inzi nshobora kuba ndi umuntu wa mbere uzi kubika ibanga mu Rwanda, niyo mpamvu ngiye kubabwira kano kantu. So naringanye gutya rero ntazi uburyo urumogi rusa, ariko guys ndagira ngo mbabwire yuko ku itariki y'ejo aribwo nagiye muri genge y'abantu bacuruza urumogi. Cyambere nshobora kuba ari ngiye mu uzi kubika ibanga ku buryo nimba unagwaye HIV cyangwa se mitezi wahita ubimbwira rwose ngiye nakubikira ibanga, ukazajya uza ukabinganiriza ukavuga ati dore umwana mwiza niki. So rero nyuma yuko ngiye muri genge y'abantu bacuruza urumogi, ejo nakozeho gutya n'uyu munsi nakozeho gutya, ariko nubwo bavuga ngo ni ibiyobyabwenge wapi kabisa, ahubwo ni ibiyoborabwenge yamaye. None se ko phone nayicuritse, phone ubundi yakagombye kuba imeze utya. So guys rero murabibona yuko ubwenge bwanjye buri ku murongo. Harya nayo ndi kuvuga kuki asike we. None ibyo bitoki arabizana, azana ibyo bitoki atari yabitonora, ahita bishyira mu isafuriya bidatonoye. Bitamubwira ati si nimba ndimbyirire ni ngombwa ngo njye ibiryo bidatonoye.